Ifarashi ni inyamaswa ziboneka hake muri Afurika ubu ngubu ariko zisigaye zororwa mu Rwanda n'abazishima imari mu myidagaduro na siporo. Gusa abazoroye bemeza ko ari inyamaswa zifite ubuzima butangaje ugereranyije n'inyamaswa zisanzwe zororwa n'Abanyarwanda. Nkwaye ikaze kuri YouTube channel Story House, aho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe byinshi ku buzima bw'ifarashi. Muri byo harimo nk'uko izi nyamaswa zitajya ziryama, ikindi kandi ni uko ifarashi igira ikintu gisa nko kujya mu mihango ku bantu. Nitwa Nikuingabiye, kora subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubona byinshi bitandukanye Story House kugezaho, maze nze dutangire ikiganiro cyacu. Aborora izi nyamaswa nabo ubwabo bavuga ko uretse kuzorora mu buryo bw'ishoramari bitoroshye kuzigondera kuko ibiciro byazo bihanitse cyane, kuko imwe igura amafaranga y'u Rwanda abarirwa hagati ya miliyoni 4 ndetse na miliyoni 10. Gusa ariko nanone ibiciro bisumbana bishingiye ku bwoko bwazo, ibara ryazo ndetse n'imyaka yazo. Kuba ifarashi zenda cyane binatuma kandi abakeneye kuzikoresha nabo bacibwa amafaranga atari make ugereranyije n'amafaranga akodesha imodoka mu Rwanda, kuko ifarashi kwicaraho isaha imwe ari amafaranga y'u Rwanda arenga 20, ni mu gihe aya mafaranga hari akodesha ivatiri umunsi wose. Abazorora mu Rwanda ariko nanone bavuga ko ikibazo atari amafaranga yazo, ahubwo imbogamizi bahura nayo cyane ari uko n'ibikoresho byazo birimo inkweto zambara zisaba kuzitumiza mu mahanga ndetse n'ibindi. Reka noneho twinjire neza mu kiganiro cyacu, aho tugiye kurebera hamwe ibintu 10 wamenya kuri ubwoko bw'inyamaswa bwitwa ifarashi. Ikintu cya mbere wamenya ku ifarashi ni uko itajya iryama. Ifarashi imara igihe cyose cy'ubuzima bwayo ihagaze, ndetse ngo igihe ishatse kuruhuka cyangwa se gusinzira ihagarara hamwe ubundi ikabirangiza. Abazorora bemeza ko ifarashi ishobora kuryama gusa iyo ikiri nto cyane, kandi nabwo igihe gito ikongera kuryama iyo irwaye ndetse n'igihe irimo kubyara. Kuba ifarashi itaryama bituma inagira ikiraro gitandukanye n'iby'ayandi matungo, ahubwo ikagira ikifasha guhagarara bita stable. Ikindi kintu cya kabiri bamenya ku ifarashi ni uko igira igisa no kujya mu mihango ku bantu. Abarora ifarashi bavuga ko buri kwezi ifarashi igira imihindagurikire y'ubuzima bw'imyororokere, ikitwa kujya mu mihango ku bantu. Mu gihe cyose ifarashi iri muri iki gihe igira imyitwarire yihariye, nko kuba itakwemera ko umuntu ayigendaho, kweza mu zindi, ikazigendera kure n'ibindi. Ibi ngibi ifarashi ikaba ibimaramo iminsi 4. Ikindi kintu cya gatatu bamenya ku ifarashi ni uko ifarashi y'ingabo igira igitsina kirekire kurusha izindi nyamaswa. Ibi ngibi ni ibihamywa n'abazorora bavuga ko ifarashi y'ingabo igira igitsina kirekire cyane ku buryo bemeza ko nta n'indi nyamaswa iyirusha cyangwa se ngo binganye. Ikindi kintu cya kane bamenya ku ifarashi ni uko ifarashi y'ingabo idatwara abantu nk'ingore. Muri kamere y'ifarashi y'ingabo ntitwara abantu, ndetse ngo iyo ugerageje kuyigendaho ushobora guhura n'ibyago bikomeye. Ibi byago birimo kuba yagukoresha impanuka kuko yo itumva amabwiriza nka ngenzi yayo y'ingore. Abazorora bemeza ko uburyo bushoboka bwo kuyigendaho ari ukuyikona ikiri nto, ntikurane imyumvire ya kigabo, bitari ibyo ngibyo akazi kayo kakaba aho kwimya gusa. Ikindi kintu wamenya ku ifarashi ngo nuko ifarashi burya yikinisha maze igashira irari ryo kwimya. Abazorora hafi bavuga yuko bitewe nuko baba batifuza ko ifarashi zibyara uko zibonye, habaho gahunda yo kuzigenera igihe cyo kwimya no kubyara. Kuba rero ifarashi zigira irari ryo kwimya kimwe n'izindi nyamaswa, bituma igihe zabishatse zishyirwa aho zidashobora kubikora ariko zegeranye, maze zigasomana ingabo ikikinisha, ikamena intanga zombi zigashira irari. Ikindi kintu cya gatandatu bamenya ku ifarashi ni uko itwarwa n'amagambo cyangwa se ibikorwa. Ubundi umuntu utwaye ifarashi aba afite uburyo bwo kuyitegeka icyo yakora akoresheje igikorwa cyangwa se amagambo. Urugero ni uko iyo utwaye ifarashi ushaka kuyihagarika, ushobora gufata feri ukoresheje imigozi bayitwarisha cyangwa se ukayibwira iti hagarara. Ifarashi kandi burya yumva ururimi rw'aho yakuriye kandi kumvira umushoferi wayo gusa. Abazikurikirana hafi bavuga ko mbere y'uko umuntu ayitwara ibanza igafata impumuro ye ikamumenya kugira ngo imutandukanye n'abandi, kabone niyo haba ari mu kivunge. Bitandukanye n'ibindi binyabiziga, ifarashi nubwo itwara abantu igira ubwenge ku buryo iyo igeze ahantu hateze akaga nk'umuriro, mu mwobo n'ahandi idashobora kujyayo ihareba. Ikindi kintu cya karindwi wamenya ku ifarashi ni uko zubaha igikorwa cyo kwimyana kandi zikabikora ziherereye. Abarora ifarashi bavuga ko bitandukanye na zimwe mu nyamaswa ifarashi yimya yiherereye, ndetse hagira abayisagarira ikabyihorera kuko yo ibifata nk'igikorwa yubaha kandi kitera isoni kugikorera mu ruhame.
ku mwanya munani ibintu wamenya ku ifarashi nuko ku nshuro ya mbere ifarashi ibyarira amezi asaga 12. Mu bihe bisanzwe ifarashi ibyarira amezi 9 kimwe na nyinshi mu nyamabere, gusa ku nshuro ya mbere ikabyarira amezi 12 ndetse n'ibyumweru 2 kandi konsa nk'uko inka ibikora. Ikintu cya cyenda wamenya ku ifarashi nuko zigira umwihariko mu kurya, aho ubusanzwe ifarashi zirisha gusa ariko nk'uko abazorora babivuga ngo zikenera n'ibindi biribwa nk'impungure, ibisuguti ndetse n'izindi ndyo zihariye bijyanye n'akazi k'ingufu ziba zakoze. Naho ku mwanya wa 10 ibintu wamenya ku ifarashi nuko zambara inkweto. Iyo witegereje ifarashi usanga ifite ibinono nk'iby'inka, gusa ngo iyi nyamaswa iyo igiye kugendwa yambikwa inkweto z'ibyuma zifasha kwiruka ahantu hose nta kibazo cy'uko yakomereka. Ifarashi kandi zigira amoko menshi ndetse zikanakoreshwa imirimo itandukanye irimo guhinga, gutwara abantu n'ibintu ndetse hakaba n'abazikoresha mu ntambara cyane, ariko ibi byakundaga kuba mu bihe byashize. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro, aho twareberaga hamwe ibintu 10 bitangaje ku buzima bw'ifarashi, inyamaswa benshi yemeza ko ihenze mu Rwanda. Nitwa Ani Kwingabiye, kora subscribe niba utarabikora hano kuri Story House kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye dukomeza kukugezaho. Ibihe byiza.